Yes, hello my people. Nongeye kugaruka nka Afrokizi. Nabazaniye wa musore wanyu mwakunze cyane ku biganiro bye n'inama nziza z'ingirakamaro. Maze kumumenyera ngo ni rwego tu. Kereka niba mushaka kumva nawe ijwi rye. Kumva yabibwira nabyo nta kibazo. What's up? Mwamwumvishe? Bimeze bite se bro? Fresh kabisa naribi. Ibintu biri kugenda fresh naribi. Gutangaza iki kino minsi. Bitangaza kari byishira. Akoko. Duherukana mu kiganiro gishize, akibuka cyo kiganiro twagiranye. Ari umukunzi wacu akibonye nyine aragikunda to yumva ko hari ikindi kintu ikintu nyine yumva wabivugaho ku kintu cy'inkundo z'iki gihe. Nayo muri commentaire ngo namutoto muri mbaru wangororero numva. Kayonza. Rero uriya mukobwa nimba ari umukobwa sinzi niba ari umuhungu ariko numvisha yifuza ko hari ikintu ababwira ku mafuti y'abasore bakunda kugera mu rukundo. Amafuti y'abasore bakunda kujya mu rukundo. Dore kosa rya mbere abasore bakunda kujya mu rukundo barurimo cyangwa se ariko cyane cyane ndio barurimo iyo bakunda kuyagira. Kosa rya mbere abasore bakunda kujya mu rukundo ni iri. Fashe telefone wenda umukobwa wamwapfuye akantu gatonya uramuhamagaye sibyo? Hey baby umeze ute? Base kuki wakoze ibintu kuko nukwecho bitewe n'iki? Yanibwira impamvu nyine byo mbwira impamvu kuki wakoze ibintu ushaka kugira ngo mbabaze ushaka kugira ngo uzamura amanga mutima yanjye ni kubera iki? Eko baby kuki ngiye utajunyise kuki ngiye nkora ikintu ntunyizere ariko wakikuruka tumbwira ngo ntabidanje waje naceka tubireke gusa nyine mbambwiye nabi mbabarira oya nose kuraka kundusha nga president babarira baby babarira ntabwo uzongera tu nimba ngo nabidanje ntabwo bigo nyine katubireka nabuzongera dore ngiri kosa rya mbere abasaba kwenda gukora mu rukundo. Utangiye gusomera umuntu birangiye gusomera uciye bugufi ugiye hasi ye cyane kuri rwa rwego rw'uko we no kwa mwese by'umuntu bazi cyane birangiye aho gusuzuguye niyo binagaragara ko ikosa nyine yisuryeme niyo uri mu yaba ari mu makosa kaje no kamusemba bazi tayari umenye kugiye kuba itapi cyangwa umukeka kugenda hejuru kore ko we ikosa yakoze wamaze kuryishyiraho ugiye kumusemba bazi ugiye dena amakosa yishyizeho iryo ngiye kosa rya mbere wa musore we nimba uzi ko ukunda guca bugufi imbere y'umukobwa mukundana muri guteretana umenye ko tayari wahiye se bivuze ko ataca bugufi nyine mu rukundo cyangwa kuvuga guca bugufi mu rukundo ni ikosa cyangwa ari ukundi kuntu wenda ushaka kubivuga uzi se dore ikintu nshaka kuvuga ngo iyo uriciye bugufi imbere y'umukobwa atabona ko uri umunyabwoba urumva cyo ni cyambere umukobwa akanye atabona ko uri umunyabwoba atabona yuko utamufite ushobora no kumera nabi nyine tu atumva ko nyine uriho kubwe ubuzima bwahinduka dahari tayari urumva umuntu akimara kumva ko kuri we wamaze kubona kari nk'ingenzi we yamaze gusuzugura tugiye noneho we yanagumva ni kwa kundi namushaka yabaye n'umugore wawe ukajya usanga ryamanye n'umutipe yarakatakugira ngo ni best gusa nyine aba best umunyanga nyine sinarabihaye numva ikintu cya best cyarakuriye cyarandi tabati ni best nta kibazo shiri kandi nyine urabona ko nta best bararyamye ku buriri bambaye ubusa ni best nawe nuko yako muri uvuge atubatoke nta kibazo nacyo dongore sibyo none ukonje ugashisa imbazi kandi mukosa riko ureba cyo ntagarane mu rukundo irindi kosa rikunda kugaragara nshaka ko wenda uvanga babwiye nk'amakosa nk'atatane gutyo. Irindi kosa abasore bakunda kugira mu rukundo gusa abasore cyane kosa ni menshi nta nige mana uzanya hera kubera ko njye mvuga ati mvugira iyo atarivangamo n'iringiri. Irindi kosa abasore bakunda kugira mu rukundo ni ugushaka kwigira uko batari numva then ugasanga nimba nibera muri gatomani muri wese yuzuye hano mani Kigali abatepe twese twa wese yuzuye zaje umuntu nakwiyemeraho numva yatse umuntu uzaheba ubwo karuzura bakakabetona wese iruza akayemena mitaka muri kuna mitaka icyurusha abandi akavuga ko mu nzu yo musima ariko musima yakari wese numva umusare mutungo ari mutungo
ubwo ni bya nini wa murongo no kuvuga ati agasore katiraririye ni karongore inkumi bajya kwifotoreza ku inzu ya Norvege, umugabo yiyubakiye inzu y'umuhenzo ujya kwifotorezaho, ubwo uko gatanga ni mu rugo kandi utazi na nyir'inzu cyo kwa ijya byamwe ukazanye na rwese madongo yabo, urumva bikakurokora bikagutiza akaruye kwakira umushyitsi, urumva mana ugasanga umuntu mu nzu nuko nanza nabereka urugero n'umva nta kibazo wakomeza nari bisi ngombwa ingero nabo baga nabo babyumva mana inzu sigaye ntiwaziza hari utaragera Nyamirambo garakajagari gahari se cyangwa Kimisagara, numva man ibyo ni ikosa kwigira kutari, ugasanga umutipe yafashe yagiye nk'urugero nko muri pate batipe bakunda kujya mu mapati, agiye nko ku muvandimwe ukunda kwiyambarira ibyangwe abwa ati mbora mvaze ibaza gavara kuva kuri ku nkweto akajya no kwibogisa bro kugira ngo ayipokete zimwe za Calvin, urumva urumva no kugira ngo abone iki kwa poketa bro, imagine man ugiye gupoketa bogisa yabandi sibyo wahamya nko kambara mwana we nome kari yawe wayifirinze kwiri wayiguze utayishimiye ntanganira ubukene bwawe rwo kujya kwifuma umukobwa akakubona akabati wallahi dore boga umubura b'imbekino kiryoha mana yanjye kizi ndakubwiza ukuri k'ikintu cyambe cyo kiryoha agatirana kabamo agatirana ako none nakongera kutajya kamara imbeho nyine nawe kabaye imbeho urumva ariko abantu benshi bakunda kubye kandi buri akeshi koko iyo wiretse umuntu kurenze akeshi akunda kugufatamo nk'umuntu urenze bro, ubwo rero yasanze utarenze ni rya kosa nyine ryari ndaro uri kuvuga ko nubundi kwa we mwiretse nyine uko utari ugasanga uko yagufashe nyine nawe yarakwibeshyeho bigatuma nawe ashaka kubyo yakihindura ugahiga nawe akaguhindura. Nje nabonye umukoboyi sibyo ni inshuti yanjye sinde mu bigo mu mazina yaragiye atira akagofero nk'aka nambaye atira phone man ibaza umuntu atira phone bro ngakugira ngo niko kunaza kwifota akashaka none ashirese sha yano yasheje Facebook right kuri buri kadanjige byirashize mu matushi kashire Facebook right kasanga yateye hanishije tudenda ya shuti batiyano kabandi numva agatira bogisa n'igipantaro cyo kwa ipantaro byaje bro biri gukora umuti nubwo nyine abayagitiye gusa ko kibera nyiracyo ko umuntu ukikubonye mabona kuri ko urana ko batabiza bari no kwameza nyiracyo siyasi kuko unyiracyo we arakiguha mwumva ukakijyana nubwo mani hari n'umuntu wundi guti mwenda kawangiza ariko ugize Imana akawujyana akagura ko akagwaye bakwamamarije kuko iyo abumubonyemo ejo kono wambaye bimutera amatsiko yo kumenya ko wundi koko ufite byanya byo bagize Imana bakamenyana ejo no agasanga umukobwa Imana yambara mani twenda twa 500 natwo n'igihe Imana we n'umunyenda twatse bazunguzaye rimwe na rimwe nyine ubwo yaranga nyine zero yo mu rukundo abayiriye zero insazi ingurutse ariko nubwo ikosa rya gatatu rya ganda tuje kwita tunafungira kuri iryo kosa nyine ikosa rya gatatu mu rukundo ku basore nyine bakunda kugira cyane mana yanjye wa musore we mani ikosa byo zanambabaje no guteye agahinda utari nyine ikosa rambabaje kwere kwizeza umukobwa kuri bihe byose numva ukamwereka amanga mutima yawe cyane irajya gura n'ijyamba y'iryo kosa byo rababaje mani bro ego ndagiye ujyamahirwe ajyamahirwe sibyo wenda reka gufasha ariko mani rambabaje ariko akenshi dukunda gushyira amakosa ku bakobwa ariko bwa n'abahungu natwe ntabwo tuba tworoshye amakosa abakobwa tubashyiraho nitwe tubyitera cyane cyo ko gutamwetse ntabwo umutima yawe ntiyagusuzugura urumva umutamwetse intege nkeya cyane ntiyagusuzugura kandi ikindi kintu ukwiye kumenya basereka umukobwa nanasabye umukubita igishimane kuva icyo gihe azabona kuri seriye iyo uri mu mani ko nta n'ibintu by'imikino ufite urumva ikosa rya gatatu ndi kuvuga rero byo byo kweshyabeshya ugasanga ufashe umwanya ku manwa urahera mu gitondo saa
saa mugitondo ukibyuka mbere yo koga mu maso afata telefone kuramo password wangiza ukatamagara hey baby umeze utemeze neza urumva saa 2 umeze utemeze neza saa 3 umukobwa icyo gihe umamagara kenshi arakurambirwa akagera telefone yafasha akajya hariya kayijugunya urumva noneho wowe ukazasanga ni muri ndamamagara ntamfate yagufata utari maze kukurambirwa se uramoza indiye mwese buri munsi bonjour wariye hari igihe batanariye ukamuzana nawe wariye agapfa kwikiriza numva hari igihe abarwayi bimeze utakakubwira ngo umeze neza kugira ngo akwirengagize ahandi bari kubwira ngo bigufashe iki ugasanga uri muri babe kutakipostinga abakicyo kwa nyine kutagupostinga byo birafite n'ishingiro soza za kupostinga umunsi wewe uririndiye rupfe ripe zazibesheje ku ifoto yawe ripe ntago igihura ku ifoto yawe zazibesheje biraneza ko umuntu asigaye abikutavuye umwana asigaye avuka akivuka bagashyiraho na ripe ngo shiri wanjye ntajya postinga wumva aragupostinga se utarapfa werindira upfe azaguta post nagukundaga baby ripe ese muri amakosa waduhaye ni iriye kosa rikunda kugaragara wa buri wese nta muntu utagira intege njyewe ngaragara nta kosa ugira muri aha ngaho wenda ubuzi njyewe ikosa rikunda yambura amakosa ari menshi mu kugaragara kwanjye gusa njyewe kosa rikunda kungaragaraho nawe ubuze karikosa ubuze karikosa nawe ariko kurira karika kunanira bitewe n'impamvu zawe cyangwa no situation ubona kuntu bimeze ndaguhatiza umuntu ndaguhatiriza ubwo ni muri ya makosa watubwiye ndagwatiza umuntu njye no kugira ngo byemere n'igihe umuntu urabona ukuntu njye mpatiza n'umuntu niyo afite umukunzi yantenda kugira ngo ndambe kugira ngo nyanyikize abate kapfe kujye konda nkekize kikimaze kundi kandi arakagana rwize kugira igihe kintu cyo kugira gutyo ntivugaho ari reserve nanjye rero ndirize ndege kujya yifuza kuba kande parage nyine tu serious nako nibwo ni break down ubwo bavunitse nyine ukaza ukunga nuko ndabizi njye n'umukobwa wabimbwiye yambwate rwose rero rwego inshuti yanjye sinkwanga pe numva arambwiye ati byaza gutendeka sinukuri kw'Imana nyine nta bundi buryo sinakwanga ariko nukwiza nzagutendeka nabuza ku mutima ati nariyo ariko ranishisha kubera inkeke yawe umuhozo wogira yari arambiwe kumuhatiza ntabwo ndagukunda mubarira kandi akabimbwira ko afite sheri nkakomeza nkamuhatiriza sinanabyumve abamwe uwo mukobwa kandi ejo yambaza ugasanga nasaze sinari intendeka tu aho ngaho ariko ikosa niyo yakubaza ryaba ari iryawe se ibyo navugaga akaba afite uwo yari afite mbere akwiye kwitaho ubwo wowe uje kuza nyine nawe ukamwongerera inshingano uri umufatanyabikorwa ni umupatena gusa wakoze nyine kwitabira sibyo gusa buri wese uruhande rw'aba yarwumvishe nyine amenye uruhande amenye nuko rwikoraho buri wese nyine ubwo nashimira buri wese wakoze subscribe kuri ino channel mujye mubasha kubona ibiganiro byacu dukunda kugirana ibiganiro n'umusore wacu amwita Rwego tu niyo no kuri channel yitwa Rwego tu urebe nawe tuna bari kwikorera utuntu tw'utumanyere nakare TikTok ejo ndi mwabantu mujya mubwira ngo murankunda ngo mwifite zanjye nimba uzi ko umufana wanjye kuko jya kuri TikTok yawe andika Rwego kabiri unsearching mwangiza utakara kandi bakakiyambere yabaye bane yanjye yambere baye bane nze barayirashe nyine babikore kuko turi hano ku bwabo sibyo nabo babikoze nyine imbaraga zo bari kudubashiramo batwereka urukundo nizo zituma tukira aha ngaha cyane tubasaba ko ibiganiro byacu bigezeho byazajya babikurikirana bakajya n'icyo babivugaho umuntu waba ufite ikindi kintu yifuza nanone kumbaza habe ibijyanye n'urukundo umujyanye n'ubuzima bwa muntu muri rusange nemere kumusubiza y'amagambo ndayafite ntabwo nandika n'ibitekerezo byo birahari ndabizi ko bifite ibitekerezo byiza kandi binafasha nari byashobora nabwenge bisobanurirwa baswa numva nanjye ikintu cyitwa amagambo yubakana asenya nayangira yego asenya nayo sinayabura ku muntu bishaka ariko nzi ko amagambo ngira yo message arubaka umuntu yakurikije
aranshimira. Naam, ku bantu bakunda Rwego rero WhatsApp